ya arahari ariko ntago ari vuba. Josiane, Amakuru ni meza. umaze iminsi mu bikorwa byinshi bitandukanye, umuntu yavuga ese kuki biri gukurikirana uko nguko, cyangwa niko warepanze cyangwa uko byahuriranye? Navuga ko niko nari narabipanze. Uri mu gitaramo wagiye i Nyagatare, ese waduha nka review muri make ko wakibonye, ko bakwakiriye, wowe wabyakiriye ute cyangwa se wakibonye ute? Mu by'ukuri uko nabiteganyaga niko nabibonye. Ni igitaramo cyari kitabiriwe, cyo nicyo cya mbere nakunze, cyari kitabiriwe cyane. Ikindi kandi hagiye hagaragaramo impano, harimo impano zikiri nto zagiye zigaragaza, aho twagiye tubona abahanzi bo muri kaminuza bakizamuka, twabonye abamodo, twagiye tubona byinshi bitandukanye. Mbega navuga ko cyari igitaramo cyiza kuri njyewe. Twibutsa abadukurikiye ko aha turi ni muri Pure Coffee Africa, akaba twaje kugishyigana na Miss Mwiseneza Josiane kugira ngo atuganirize ku bikorwa amaze iminsi akora, dore ko afite ibikorwa byinshi kandi byiza ari kugeza ku banyarwanda. Ese Josiane, twavuga nk'umushinga wawe wo gufasha abana bagwingiye, ubona ugeze ku kangahe kwijana, cyangwa se abantu bitega iki wenda kuri iyo projet muri iyi minsi? Ko imishinga ukoze mu minsi yashize ni ibitaramo wagiyemo, ese ku mushinga wawe wo kwita ku bana wo byabigeze? Mu bigaragara umushinga wanjye ngiye nkurikije intego nihaye, cyasi ngengabihe y'ibikorwa action plan nakoze, navuga ko ugeze kure, ko bitewe byonyine no kuba mfite aho kuwukorera kugaragariza bitangoye, ni ibintu navuga ko ari nka success mfite. Hanyuma bitewe wenda n'ibihe turimo nk'abantu, nifuza kuko umushinga wanjye ukomeza cyane, by'umwihariko mu gihe mu kwezi kwa cyenda imviza ikomeje kugwa, ariko hagati bitavuze ko ngiye kwenda ngo nire hagati mu ryinyo. Hagati naho hari ibikorwa byinshi mbega bigiye bifitanye isano n'umushinga wanjye nifuza gukora, harimo nko kuba nasura abana, kuba nashyira abana imbuto tugasangira n'ibindi. Bizaneka tuve mu bijyanye n'umushinga cyangwa se na business cyane, tujye no mu bisanzwe by'umusomo musanzwe. Ese ubundi muherekeje iminsi avuga by'umuhungu mukundana urabihakana, twitege ko hari uzo uzatwereka mu minsi iri imbere biro official, noneho atari uza abeshya ngo nibyo kandi atari byo? Koko sino kubihakana, twabyita kubihakana kuko ntago byari byo, byari ibintu by'ibihuha. Ariko uri wowe byo kubimubereka nzamubereka, ariko ntago ari vuba. Arahari? Arahari ariko ntago ari vuba. Ese Josiane, hari ikintu cyakibaho ugasanga hari abakobwa bashatse bakiri bato, ese wowe ubona gute? Buri wese burya agira amahitamo ye, ariko njye mbona gushaka umuntu akiri muto ntago ari byiza kuri njyewe. Ese ubona hari ingaruka byagira ku kuntu urugo rwe ruzaba rumeze cyangwa? Cyane ingaruka zirahari, usibye wenda ko atari ijana ku ijana, ariko zirahari. Kuko usanga nk'umwana tubwe niba ushatse ufite imyaka nka 18, hari nk'ikigero hari ibintu uba ugomba ugeze mu gihe cyo kuba nyine umukobwa, ukeneye kuba inkumi, kuryoshya, ibyo ntago ubibona. Uhita ugira izindi nshingano, kandi burya kuba umumama ni ibintu bisaba usa nkaho wiyambuye nyine ibikunezeza, mbega ukaba nk'incungu y'urugo, ukaba igitambo cy'urugo. Ntago rero wambwira ngo washaka ufite imyaka 18 ngo uwo muntu wundi mushyashya, uwo muntu mukuru, biragorana cyane. Ugasanga ndabigize ingaruka zitari nziza ku muryango abayemo cyangwa ko bashakanye. Ese wumva nk'iyirebye ubona ubundi umuntu yakigushaka afite nk'imyaka ingahe? We uko ubibona mu mboni yawe, wumva ubundi umuntu yashaka afite imyaka ingahe? Ubwo ntago reka nevati ngende byiza, ariko wenda ntago ari yashaka. Njye mbona umuntu yashaka nyine yenda nk'imyaka 25 n'itandatu gutyo. Ese Josiane, tudaciye ku ruhande, wowe uyitekereje, hari ukuntu umuntu agira imishinga nubwo n'Imana igiye n'ibintu byayo, ko nawe kugira umushinga ngiye okay, ndapanga ko wenda mu myaka ingahe iri imbere nzaba nkoze ubukwe, wowe uteganya nka gihe ki? Njye ntago neganya vuba ahangaha pe, ntago nzigiye, ariko ntago neganya vuba ahangaha. Ese Josiane, ugira umupira w'amaguru? Ntago njya nkureba. Nta n'ikipe ugira ufana se basuvuga ati ngewe nubwo ntawureba cyane, atari ko buri ikipe yakinye nerakajije cyangwa ufana itsinze? Oya, ntago mfana itsinze, ariko byibura wenda y'Amavubi yakinye ndafana rwose cyane.
atari equipe nationale ko buriya ubundi equipe nationale twese tuyifana nko mu makipe asanzwe tuyifana ariko urumva by'umwihariko iyo numva ngo Amavubi yakinye ndahagaruka nkajya kureba uko umupira umeze havuga ni baradutsinze we aho ariko nta yindi kipe ihari mfana. hari abantu mwagiye mugirana navuga nka relation isa nkaho ihambaye kubyo bigaragarira mu nyamakuru ndetse n'andi atandukanye ngira ngo ugende ugira nk'ijambo ugende ubabwira cyangwa se ijambo bavugaho kugira ngo nk'umuntu wenda agiye bona nawe agira icyo abamenyaho gira nk'ijambo uvuga wenda kuri Mimi Mirage ko byamenyekanye ko mwagiranye inkuru nyinshi zagiye zibavugaho nyine mu nzira zitandukanye imodoka iki ugasanga nyine ibintu byinshi cyane gira nk'ikintu bamuvugaho. Yenda reka mubabwire ikintu mukundira cya mbere ari hambo cyane ari hambo kandi agira nyine urugwiro ubwo wenda murabyumva agira urugwiro cyane nge nicyo mukundira nk'iyo tuvugana tuba twahuje urugwiro wumva ubona wajyana nka Grand Seri twibereye kumwe nibyo bintu binshimisha cyane kuri we kandi nta bintu bindagira byo kuguhisha nyine arakubwira uko ibintu bimeze naguca ku ruhande. hari undi muntu rero nawe wagiye gufasha mu gupromotinga n'ikindi nza zitandukanye akabazwi ku mbuga nkoranyambaga nka Pfite Vivo ese ni iki nawe nk'ijambo wamuvugaho nawe? Icyo namubwira navugaho nuko aba Pfite Vivo mbega nyine ariyemeza cyane ariyemeza kandi ikintu yiyemeje agikora akakigeraho akagisohoza. Nk'ubu rugero navuga nk'ubu Miss Popularity y'umwaka wa 2017 Honorine nawe niwe yaramwamamaje mbega nyine agitangira kumubona yisa mwamamaza paka neza nago yari muhaye ariko amuhesheje kuba yamufashije kwegukana ririya kamba yambaye. Miss wamukurikiye nawe Umutoni Anastasie nawe yaramubonye kimubona atangira kumushyigikira gutyo. Navuga ko Pfite nyine ari umuntu wiyemeza ikintu yemeje ntago agira amagati ngo acike intege yaragikomeza nyine gutya niba yagushyigikiye abikwereka agakomeza agushyigikira akagerayo agasoza umurimo atangiye kandi nyine ndanamukundana umwana mwiza Pfite. umuntu wese agira inshuti ze avuga ati ni inshuti zanjye niki bwe mbwira nk'ikintu ugendera kugira ngo umuntu nk'inshuti yawe hakuba ati ngiye nkunda umuntu umeze uko nkunda umeze nk'ibintu nka bitatu. Umuntu nyine nk'uburega iyo umuntu akubwira amabanga ye nyine akwisanzura nge nicyo kintu cya mbere kinyerekana nicyo navuga ngenderaho mbona ko umuntu ari inshuti yanjye akakubwira nyine mbega akakubwira ibanga rye akakubwira ikintu kimubabaje kimushima mbega akaba open kuri wowe ntiyumve yuko akakubwira icyo ndakimukundira. Icya kabiri nyine ndakenda gusa nk'icyo nkuko nanjye aza kambwira ibimubabaje gutyo nanjye umuntu utagenda ngo avuge ibyazi byose ugasanga niba twakoze ikintu turi kumwe ubwo kibaye cyacu nyine mu gihe bitari ngombwa ntago ari kuma ngenda bivuga so mbega umuntu ugira ibanga icyo ni cya kabiri. Icya gatatu nyine nkunda umuntu unyitangira udaharanira inyungu ze gusangwa hore ashaka ibyo gusa ariko nyine ushaka no kuba yabugira ibyabura ariko ku nyungu za usibye nanjye n'undi wese ku nyungu za bagenzi. Mu bantu babaye ba Miss Rwanda mu gihe byahise ese nuko ukunda muri bose cyangwa se wumva nyine ashaka ko bose wakunda ariko ukavuga ati uyu nguyu koko aranyinspira cyangwa se mwumva kurusha abandi? Ko mbona bose ikibazo kirakomeye pe. Ari bivuga ati bose baba Miss kandi bose turi muri field imwe ati ariko kanaka buriya hari ukuntu nyine mbona wenda yize success mu byo yakoraga cyangwa se ukuntu mbona icyo namwigira kurusha abandi. Buriya Aurore Kayibanda nawe yagize success umuntu yagenderaho ko yabaye intwari mbega ko ariwe kumvuga. Tubwire nk'impamvu nyine ituma umukunda uvuga ati ngiye Aurore bose ndabakunda ariko wenda nk'ubu ngubu yavanye kamba hanze ni ibintu nabyitanye ko nk'igitego yavanye kamba hanze kandi buriya nawe nyine ari mu bakobwa no kuba byo nyine yaritabiriye muri kiriya gihe cya mbere Miss Rwanda itaratera imbere wabonaga ari n'ibintu abantu badaha agaciro akaba yarabashije no kwitabira Miss Rwanda agatsinda agakomeza no hanze agatsinda ibyo nabyo nyine ni ibintu nibwo butwaye bwenda navuga. Umuntu wanshimishije ni Dr. Anitasi imwe byonyine kuba nashimishwe nuko yanekerejeho nkabona aramamagaye muri biro tukaganira
nashimishijwe bura Minister Joe Habineza nawe kera ndi umwana muto najyaga nkunda kumubona nkumva nkamukunda nkumva nyine ndamukunze ndamwishimiye nawe nashimishijwe yuko nyine yamvugishije akanaye tukaganira none mureba atari ntamubonye mu nama yagiye mu nanca namubonye n'ahandi ariko hari n'abandi benshi nabo byagiye binshimisha ntahita mvuga bose mu barangize ubutumwa ngeneye abantu muri rusange ikintu cya mbere nabwira ko gukunda igihugu kuko nidukunda igihugu twese ntekereza ko ariyo nzira ya mbere y'iterambere iyo ukunze igihugu urasura ubikunze usura ku gihe iyo ukunze igihugu ukunda izo product twavugaga iyo ukunze igihugu witabira ibikorwa byose bya leta nabasaba rero gukunda igihugu Murakoze namwe murakoze tubibutsa ko ngaha turi muri Pure African Coffee akora twaganiriye na Miss Mwiseneza Josiane kugira ngo tuganire ku bikorwa bitandukanye maze iminsi akora tugakora subscribe kugira ngo tuzakikora amakuru atandukanye yose kugeza umunsi kuwundi wabarugajwe n'indwara z'uruhu wabasufite ikibazo cy'ibiheri bidakira tugane muri Monaco Cosmetic ubashe kubona amavuta atandukanye atuma uruhu rwawe rumererwa neza kandi ukabona umwimerere warwo dusange muri Kigali Grand Passion